kubasuhuza muri iki gitondo rero banyarwanda, nk'uko naberetse inkoko tworoye, inkoko twakwita nk'inyarwanda, inkoko mu by'ukuri zitagomba kuduhenda mu bijyanye n'imirire, kuko aborozi benshi ikintu kibagora cya mbere mu by'ukuri kiba ari imirire no kugaburira amatungo, kuko ahanini mu biciro nko korora inkoko 90% ureba by'ibiciro ahanini bigendera ku biryo. Banyarwanda rero urabona ibi bintu mbereka babyita Azola. Ibi ni ibintu bimeze nk'ubwatsi cyangwa se urubobi bimera hejuru y'amazi, twarabiteye yego, ntabwo byimeza, twashatse imbuto yabyo turabikora. Ibi ngibi rero bigira poroteyine iri hejuru igeze hafi kuri 20%. Rero ni ibintu bishobora kutworohereza mu bijyanye no kugaburira amatungo yacu bitaduhenze, maze tukabasha gutera imbere. Murakoze.